Muraho mwese, nizere ko mumeze neza, nizere ko muri hose mumeze neza. Ndabasuhuje cyane abari mu Rwanda, abari i Burundi, abari ku mugabane w'Uburayi, abari ku mugabane wa Aziya, Amerika ya Canada na Australia. Welcome back to my YouTube channel Beyond Borders Media. Nkuko mubibona amazina yarahindutse, mbere yari Claudine Uwineza, ariko ubu nahisemo guhindura amazina ngakoresha Beyond Borders Media kubera ibyo nifuza kuzajya ncisha kuri YouTube channel. That's why nachuzinze iryo zina. Rero ndabasuje cyane, nizere ko meze neza, imigisha y'Imana ikomeze bane namwe. Uyu munsi rero nifuje kubatembereza, oh my godness, mu mujyi bita Thessalonike mu gihugu cya Greece cyangwa se Ubugiriki. Thessalonike, mana yanjye, umva nari so excited kuhagera kubera ukuntu nakomeje kuva nkiri umwana numva muri Bibiliya Abanyathessalonike, so biri mu bintu byangize excited gusura. So twarahageze rero, byari byiza, of course nari excited. Twaragiye tugiye kurandinga hasi, oh my god, view yaho yari nziza cyane, ureba nyine inyubako turi hejuru yazo, byasaga neza cyane cyane nkuko namwe muri kubibona kuri video, byari byiza pe. Ubwo twaragiye dusanga nyine umuntu waje kudufata agomba kudutwara kuri hoteli yari hasinze, aradutegereje, aradutwaza nyine, tujya mu modoka turagenda tugera kuri hoteli twagombaga kujyaho. Ubwo tuba dutangiye nyine kwinjira mu mujyi neza wa Thessalonike, dutangira kuenjoyinga nkuko muri kubibona kuri video. Byari byiza cyane rwose. Turatembera pe, tujya henshi, ariko Thessalonike nyine nari excited yo kuhagera nkareba hameze hate, mu butaka butebute, hakoze gute. Ndavuga nti ntago nabyihererana, reka mbibasangize namwe murebe nyine uburyo hameze. Actually nta kintu kidasanzwe, nkuko mubizi Uburayi bwose burasara majority. So rero hari ku mugabane w'Uburayi, ariko nabonye nyine hasa nk'ahandi nta kibazo, ariko nari so excited pe kuhagera. Gusa ni umujyi mwiza, harimo ibintu byose, harimo nyine abantu beza bafite urukundo. Narabahagarikaga mu nzira ati umva wadufotoye, bakabyemera nyine bakadufotora. Guys, now we are going to the boat. Ubu tugiye mu bwato, tugiye kureba all around uko hameze. Has class is too short. We have to enjoy our life. So I hope continue enjoying ubwato, tukagira trip nziza niturohame n'ubwato. So I hope turi bugire ibihe byiza muri ubwato. Thank you. Twagiye mu bwato, hari ubwato bwiza rwose bubatembereza mu mazi, wifitiye ako kunywa, wifitiye ako kurya, bagenda babaseriva. Turenjoyinga pe bishoboka. Turashopinga, hari amashopu yose la majorite tubona hano, za H&M, za Primark, za New York, za Zara, ibintu byose birahari. Twaratembereye, bagiraga akazuba keza, turiyo hari weda nziza cyane, biryoshye nyine twishimye, hari akazuba, nishimanye n'umwana wanjye n'umugabo of course, nka famille. Byari byiza cyane nkuko mubibona ku mavideo, ku mafoto. Ni heza pe, ntacyo hatwaye nyine, ni ahantu heza ho kuruhukira, nta no gutemberera. Restaurant zabo zikora ibintu bitandukanye, amakofiza agiye atandukanye, ibiryo byiza biryoshye. None numvaga ari nk'ahantu bashobora ko basenga, nyine basenga cyane bishoboka, ariko nyine ibyo nibwiraga ntago ariko bimeze. Burya ahantu hose ingeri zose z'abantu baba barimo. Haba harimo nyine abantu babasenzi cyane, hakaba harimo n'abantu nyine batemera niyo mana, batari abantu bari religieuse. So rero nicyo kintu cyantunguye ko numvaga ari nk'ahantu hatagatifu, kubera ukuntu nyine bahavugaga muri Bibiliya. Ariko nyine nasanze abantu baho nyine bagiye bari different. Twarakomeje turaryoherwa,
dusura zoo yaho. Umwana wanjye akunda ibintu by'ibinyamaswa rero arishima mana yanjye areba nyine utunyamaswa duto nyine twara muri zoo. Arabyishimira arishima nawe nyine mbona ko yenjoyinze. Ibyo ngibyo tubivaho turakomeza turatembera hafi aho mana yanjye turyoherwa turya tunywa tureba ibintu byose mbese umuntu akumva ko ari muri holiday. Gusa umujyi waho abafite amazi pe ariko ntago waswiminga, ntago bafite beach around aho ngaho hari amazi, nta beach hari nyine ku buryo wavuga ngo uri bwoge uri bujye mu woge, utembera mu bwato gusa bikarangira. Ariko nyine ni ukuvuga ngo bafite ahandi hantu hari ikirwa kiri hafi aho barahaturangiye ko nyumva gutembera byatubanye gutembera twenjoyinga hafi aho mu mujyi tureba ibintu byose tuza kugeraho nyine turahava kubera ko njyewe umuntu wanjye yikundira ibintu byo koga cyane amazi kabisa ni favorite place yiwe. Burya yatembereye ntajya ahantu hari amazi aba yumva yabihiwe, sinzi ko yanabishobora, sinzi ko yanacuzinga eri itagira amazi. Abantu baramuzi cyane nk'inshuti zanjye za hafi. So rero ni ukuvuga ngo yaravuze ati oya ibi biri kumbowa twarambiwe gutembera umujyi gusa n'amazi kugenda mu mato n'ibiki, reka tujya ahantu noneho dushobora koga. Twajya ahantu mu kirwa cyaho bita Harikidiki. My godness, ni heza haratuje, ni ahantu nyine ujya ukumva uraruhutse. Ni beach nziza cyane, ni ahantu hanini bahateye intebe bahatera imitaka nyine muraruhuka. Noneho hari amaresitora menshi nyine aho ku mazi uracuzinga, baba bafite ibiryo byose by'ubwoko bwose, baba bafite amafi ari fresh nyine yavuye mu mazi, baba bafite amapizza, baba bafite whatever any kind of food, ibiryo byose ushaka barabifite, ibyo kunywa byose baba bifite nyine baraguservinga uri aho ngaho ku mazi ku mucanga. Umva na coffee, ari coffee nayinyweraga ku mazi, ice cream bakayinsangisha ku mazi. Rwose byari byiza, umwana wanjye yari yaryohewe nawe ari enjoyinga amazi, akunda koga na papa we bose. Nanjye nagiye nyine nubwo ntazi koga cyane ariko naridumbaguje hafi aho ku mucanga nyine hafi kugira ngo ntarohama kuko ntinya amazi. So rero ni ukuri twahagiriye ibihe byiza, hari heza. Noneho hari ahantu mana we hahandi nyine tubona kuri social media kapo zicara hafi aho nyine bakabasevinga mu gihe cyo mu masaha y'umugoroba, bagacana tubuje nyine mu mucanga, noneho bakabasevinga aho ngaho mu mucanga nyine akaba ariho babasevingira ibyo kurya ibyo kunywa, bahadekuye neza nyine ibintu biri romantique. Oh my godness, ibyo bintu nabyo narabikunze, umva byambere byiza nyine ndavuga ati dore ubuzima. Ngiyo Thessalonike narabafatiye amavideo mfata amafoto, ndavuga ati why not ntashobora gusangiza ibi byiza abanyarwanda n'abarundi kumvikana mu rurimi aho baherereye bose, ngo barebe nyine ahantu twakomeje twumva muri Bibiliya Thessalonike yarabaye Thessalonike, ngo babirebe nabo nibakenera kuruhuka bazajye rwose birire ku buzima, baruhuke mu mutwe, barebe ibyiza byaho. Ni ahantu heza cyane Greece actually nyine ni ahantu heza hari touristique, utemberera nyine n'abawe n'inshuti n'imiryango ukumva uraruhutse. Kandi bafite service nziza nyine iyo babibona kuri umuturiste se uri umunyamahanga uri aho ngaho baguha service nziza rwose. Nta kintu kibi nahabonye, nta muntu wandebye nabi ngo nuko wenda nari umwirabura hafi aho, nta sinigeze nsaba service ngo bayinyime. Baratwishimiye rwose, baratwishimiye cyane. Ahantu noneho twari turi kuba bagaha umwana ibikinisho agakina nyine pe, twahagiriye ibihe byiza. Ni ahantu heza nakumenyesha kujya rwose ugatembera, kandi hatari na expensive cyane, hari aho haratuje. Ukagenda ukaryoshya, ntabwo hari too expensive nk'iyindi mijyi nyine wenda ibiri famous. Ariko naho ni umujyi mwiza, ni umujyi mwiza kandi murabyumva nyine hari famous kubera ko
hari muri Bibiliya hubatse amateka abantu barahazi barahumva kuva kera hakomeje havugwa Tesalonike ariko nyine hari aho nyine ku buryo buri wese yahisanga agatembera akenjoyinga n'ahantu heza cyane bagira serivisi nziza nyine ntago bakwinubira nta rasizime nahabonye ngo nuko nari umwirabura ngo umuntu andebe nabi nyine cyangwa mbwire nawe ubwo nimba yarabibonye yakumva nta nkunze yarabyigumaniye mu mutima ariko ngewe umbonye ntunkunde ukabigumana mu mutima ukampa serivisi ndi kugusaba nanjye nkakwishyurira serivisi umpaye that's it birahagije birahagije. Tesalonike guys ni ahantu heza cyane nabakangurira kujyayo kandi ikindi nkuko nabibasezeranyije nkababwira ngo ngewe rwose nzajya mbereka ahantu dutemberera dukunda kwigendera dukunda holiday dukunda kugenda nzajya nkomeza mbiyerekera ahantu anytime uzashaka kujya muri holiday ushaka gucuzinga one of the countries naberetse ubundi ukajyamo n'umuryango wawe cyangwa se n'inshuti zawe cyangwa ukanajya wenyine whatever uko wabiteguye ukenjoyinga holiday yawe ukavuga ati kabisa kandi nyine dukunda kujya ahantu nyine bagira izuba ku seaside ahantu nyine bagira izuba ry'igihe kirekire kabisa kuko twe dufollowing izuba aho riri niho tujya so rero nimba ushaka kureba ibihugu bitandukanye dutembereramo guma hano ntiwibagirwe kugenda udakoze subscribe share like na comment kandi ufite ikibazo ushaka kubaza ushobora kumbaza muri comment ushobora kwandika igitekerezo nkazagikoraho video kubera ko ntabwo ari ibingibi gusa bya ma vlogs byo kwerekana aho twagiye dutembera n'ibiki ushaka no kwandika comment umbaza ikibazo kiguteye nk'amatsiko about Europe kuko niho ubungubu ndi localized niho ntuye kandi ni naho ngenda cyane nkaba nagusubiza bitewe nuko ndi kubibona gusa kandi kanone nibagiye kubabwira Tesalonike raho ni umujyi nyine uraho uri mu gihugu cya Greece ariko mu bigaragara nyine aho hantu baracyari kwiyubaka kubera ko ngewe iyo ngiye nkunda kuganiriza nk'abantu baho ubwo duherutseyo nyine salary zabo zari ziri hasi ariko according y'ubuzima babayemo nyine biramacingana nabo ntago bariho ubuzima bwabo ntago buri too expensive nk'ibindi bihugu biba biri expensive ariko wenda ugasanga salary zabo ziri hejuru niko bigenda la majorité ibi bihugu by'i Burayi aho usanga salary ziri hejuru cyane n'ubuzima bwabo buri too expensive aho usanze salary ziri hasi ubuzima bwabo nabo buri cheap nyine budahenze cyane ku buryo salary yawe igufasha kwafodinga buri kimwe cyose ukenera mu buzima kuko nari nababajije nkababaza ama minimum wages ibintu nk'ibyo bakansobanurira nyine abantu twashoboraga kumvikana mu kirimi kuko la majorité bafite ikindi kirimi bavuga kikigira iki ngewe rero ubwo byari byanjabutse nyine nkivugira icyongereza nkagerageza gukominikana nabo mu cyongereza cyanjye gikeya nyine tukabivuganamo tukabigendanamo bakampa amakuru yose nkeneye kumenya kuko ngira amatsiko yengeza ahantu shaka kumenya ubuzima bwaho imibereho yabo hose babaho bate noneho handi hari Kidiki nababwiye nyine twashoreje vacances yacu ho nyine babayeho ubuzima mana we bwiza ibintu byabo byose biba biri fresh kuko ni hirya y'umujyi nyine ni ikirwa kiri ahantu hirya y'uwo mujyi wa Tesalonike tumva twarakoresheje nk'iminota 30 n'imodoka tuva mu mujyi tujya muri cya kirwa so urumva rero ni kuri harimo urugendo aho ngaho nyine bibereyeho ubuzima bwiza bimeze nyine nk'ahantu hihariye bafite amafamu hafi aho bafite ibizu binini cyane bafite noneho barya amafi avuye mu mazi ako kanya hari ahantu twanyuze ari nimugoroba turi kuwokinga tubona nyine bari gucuruza amafi gusa sinabashije kubikamera kubera ko nari mfite umwana nyine mfite nk'umwana ufite inshingano ariko nyine bari gucuruza amafi bakuye mu mazi mana yanjye nyine yandi abakiri gushabira murumva namwe ukuntu nk'ayo mafi aba aryoshye ari test akiri fresh nakunze ubwo buzima ndavuga ati
abantu hano babayeho neza, ibintu byabo byose biba biri fresh, wenda bafite n'ama like se nabivuga gute, ni nk'uturima tw'igikoni biriya byo mu Rwanda, ama gardens bahingamo nyine utuntu turi aho tw'ibirungo, ama vegetables, bakabirya nyine biri fresh bikuriye mu mirima yabo. Urumva ko biba ari byiza cyane. Mana we, nyine ubwo buzima njye nibwo mba nishakira. Nkunda nyine ahantu nkaho hatuje nyine ibintu byose ubirya ubyikoreye, ubikuye mu gardens yawe, amafruit nyine wihingiye hafi aho, cyangwa se niyo waba ubiguze ariko ari ibintu wizeye ko biri fresh bitanyuze mu nganda. Namwe murabyumva ukuntu bafite ubuzima bwiza muri iyo party twasorejemo. Even n'amafi twaryaga nyine kuri restaurant babaga bayarobye hafi aho, bakayategura nyine ukayarya wumva nyine ari ya mafi afite umwimerere, afite icyanga. Guys, rwose Thessalonike yaraturyoheye. Probably tuzasubirayo turyoherwe. Gusa nyine njya kugenda we nari mfite amatsiko, ndi kuvuga ati ubu ngubu Thessalonike imeze gute Thessalonike. Nakomeje numva muri Bibiliya imeze gute, umva nahisemo amagara mama wanjye, ndamubwira mama kako ni umuntu w'umurokore cyane, nyine w'umurokore umwadeperi, ndamubwira tumva ubu ngubu ngiye muri Thessalonike. Andi wakomezaga udusomera tukira hana muri Bibiliya ngo abanyatesalonike, ngo urwandiko Pawulo yandikiye abanyatesalonike, urumvaga ari ibintu byiza cyane nyine bitabaho. Nyine nari excited, numva ngiye kubona ahantu ntigeze mbona. Gusa nyine cyanunguye nageze nsanga hasa nk'ahandi nta kibazo, bafite nyine ubuzima busanzwe nk'ubw'abandi banyaburayi bose, ariko rwose hararyoshye. Bafite ikirere cyiza, Imana yarabablessinze ibaha ikirere cyiza, baba bifite akazuba karyoshye, bafite nyine n'amaparty meza yo gutembereramo, ku buryo nyine uri umuturiste ukahajya ntabwo ushobora kuboringa, utembera umujyi ugakora shoppings, ukajya mu restaurant, ukajya muri zoo zaho bakakwereka ibinyamaswa bigiye bitandukanye, ukabivamo ukaba wakigira nko muri icyo kirwa cya Halkidiki. Rwose ni ahantu heza cyane. Nimba wifuzaga holiday kabisa uzagende uzambwira uko wahabonye. Thank you, mukomeze kubana nanjye, mukore subscribe guys. Ngiye kujya mbaha ibintu byiza, mbabwire nyine amakuru. Muribuka ntangira mu video ya mbere nababwiraga nyine amakuru atariho ivumbi, ubuzima bw'inaha biki uko tubayeho, ibintu byose, uburyo ushaka kubona n'izo visas ukaba waza, iz'akazi se zo kwiga, joining ama families, whatever, bitewe na reason iri gushaka kuza. Ibyo bintu nabikoragaho video, kandi hafi kuzasubiza bimwe mu bibazo by'abantu bandikaga ama comment. Murumva rero nzangenda mbivanga n'utuntu, biganiro, ama stories, ama vlogs y'ahantu twatembereye. Rwose nimba uri mushyashya akaba ari bwo bwa mbere munyica, egomere hano tubane, wowe uzayikomeza ubona ibyiza gusa bigiye bitandukanye. Nzambazanira n'abatumirwa, nzajya mbona hafi bababwire nyine ubuzima bwabo bakigera hano, ko byagenze mu Burayi, ibyabatonze se, whatever. Kandi nanjye nabibabwira bitewe n'ibyo muzajya mubaza muri comment. Murakoze cyane, love you.